umugore bihura na bimwe rega nakubwiye hano abantu bawe bakantera amabuye. Nabwiye abantu ngo abantu nibagabanye kujya mu rugo kubaka ingo bishingiye ku rukundo gusa. Benshi amahungabana bafite ashingiye kuri ibyo. Urukundo niba ruhe pourcentage n'izindi analize bazihe pourcentage indi mibare. Abantu nibagomba kuvuga ngo agiye kubaka urukundo ngo I love you tuwamaze. So noneho muri byo navuze ngo abantu bave mu rukundo gusa rubatwara ibihumyi bashyiremo izindi considerations. Nafate nk'umuntu wabaze nabi nk'indi business. Yakunze igihomora anashora kugihomora kiramusiga. Cyangwa we yarazi ko ibyo abona ari ibintu byo bamubwira uko bimeze uko bamubona baramuhinduka. Batakubeshya hano hanze abakobwa baribwa amafaranga menshi. Baribwa amafaranga menshi? Yego. N'abahungu? Hari abahungu benshi hano mu Rwanda bimbwa, I'm sorry to say so, byo bivuga bimbwa mpuzamahanga banafite amapeti. Yumva nta kintu na kimwe yakora byose agomba kubivana ku mukobwa. Barahari bukora udusatsi nabonye basigaye banadefiriza bamwe bagashyiramo n'udukanta. Nyine ngakagomba kugira ruku nziza none abakobwa barushye n'aba diaspora. Impamvu abanyarwanda bakera baturushaga ubwenge batandukanye natwe, twe duhurira mu kabari nashyiraho Amstel ya 4 n'iya 5 n'iya 6 najya mvuga ngo agashoti utiye mwana agashoti. Ubwo ni umugore nzarongora ejo ukubita udushoti 6 n'amasigara 8 twagira mu rugo nkumva ndashaka ko yitwara nka mama. How comes nibishoboka sibyo? Uwo muntu mwamenyaniye mu dushoti 6 yanabanje Amstel 8 n'umujyana mu buzima butari n'amasigara 8 wambara ijipo yataye ingana nk'iy'umukandara udafite ubwoba bwo kuba afite ibindi abantu mutanyumva nabi ngo ndabajaginga. Hari ibintu umuntu agira nyuko avuga uti bisi by'i Rwanda akariho karavugwa. Yego. Noneho kera aho ba papa na ba sogokuru n'abandi baturushirizaga ubwenge batungaga imvuga ivuga ngo nta urambagiza umukobwa arambagiza nyina. Amahoro y'Imana bane namwe mukunda One Nation Radio by'umwihariko mwakoze subscription kuri iyi channel ibageza amakuru menshi atandukanye n'ubusesenguzi. Uyu munsi turi kumwe na Yves Nkwemuryo. Turabana Yves, wiriwe neza? Wiriwe neza igirane umeze neza? Je ndashima Imana pe nukuri bizakugora kandi no kubona atari gushima Imana kuko hari byinshi nizera ko iba yakoze mu nanjye nta bibazo mfitanye nayo. Ndayishima. Buri gihe kandi ndakuburira no kutanyumva iyo utagiye kuzana cyo kushaka kutondagira imyemerere y'abandi. Habaze ngiye ntondagira imyemerere y'abandi gute? Ari abantu biteguye rwose kuza. Oya ni ikibazo cy'abantu babifitiye cyabo. Imana ishobora byose sibyo? Simbona umuntu ujya kwiyangaje kurwana intambara z'Imana. Ari ubutumwa nari nabitse. Sinzi ibyo wavuze kuri Yuda hoya ati bya Yuda byumva nabi atahandi watubwiye byinshi cyane bishya umuntu wese abatazi. Hari undi wayasuyo no kubyo kudashaka umugore ati kudashaka uri umugabo cyangwa umugore uba wanze gukorera Imana ibyo yakuremeye. Undi ati oya nawe uri umukozi. Icyo cyo mbanze ngisubiza ahubwo abataranyumvishe nabi. Ntabwo nabujije abantu gushaka kuko nanjye narashatse. Yego. Nababwiye ko nta muntu nkigira inama yo gushaka. Bitandukanye ibyo bintu bibiri. Uzi impamvu ushaka birimo ibibazo n'ibisubizo byinshi sibyo? Hari abantu bashaka bakaba basazi n'abashaka bakaba abafilozofe sibyo? Rero ejo ngewe nakugira inama ngo shaka ukaba umusazi ukabimbaza ukazaba mu rwayo mu mutwe batazajya kutujyana mu nkiko ngo twakoresha ugacanganyukira ibyo byo banza nawe uza kugira iki sibyo? Ibyiza ibyo ni risike nkore kukifatira. Ni risike nkore kukifatira. Hari ibintu utagiramo inama umuntu we yakifatira icyemezo bikamuhira ukaguma hariya ntacyo ari bugutware nta n'ikibazo bifiteho byamupfana ugatuza. Nta nshuti zawe ufite zitwara zasinze? Ndazifite. We kutatwara wasinze nabitinyuka uri kumva? Ariko iyo atwaye yasinze akagerayo icyo ntatinyuka ariko nugusinda nako nukunywa birega against my morals and values. Aho ni amahoro cyane. Rero icyo nabwiye abantu nta muntu ntibigiraho inama
kera ntaranashaka nanjye ubwanjye nashoboraga kugira inama ashaka, sibyo kandi hatagira ubyumva agire ngo njye byaransajije, oya njye mfite uburyo mbiryoherwamo bwanjye, ariko nagize ibyago bijyana n'akazi n'imyaka yo kumenya realite ngari itari ibyanjye biri personal, ishingiye ku mibare kureba ngo statistique y'u Rwanda iratwereka divorce zingana gute, ishingiye kureba homicide volontaire umuntu yishuwe babana, ishingiye kureba abantu bambara impeta gashyiramo n'ikoti agatahana n'umugore ubukwe bafatanye gutya kandi barakoze separation du corps, ishingiye ku bindi mbona ibibi biri muri uko gushaka ibibazo abantu nyine bazaniwe no gushaka. Ndeba abantu bashaka akaba afite umugore kandi ari umutinganyi, umugore wawe uramufite ukamusiga mu rugo ukajya kuryamana nabo muhuje ibitsina, hari n'ababasaba ahubwo ngo ashyire muri anise, sibyo? Ndeba abagore style afite umugabo akamwima ariko akaba afite undi mugore aha, undi mugore ahava ari umutinganyi uri kumva kubyeza ibyo rero nkavuga ngo hatazagira umuntu ubona iyo realite namugiriye inama, ushaka ni byiza sinkubeshye, kuko uwo igituma mvuga ngo yaba yarayumvise nabi, ntabwo naba ndi umuntu ushyigikira kubyara abantu benshi, umuntu ntashyigikira gushaka, kuko njye nemera ko ntabwo mvuga ririya jambo rya Bibiliya rivuga ngo mubyare mungane nk'umusenyi wo mu nyanja, ryo mbona ntaragira ubushobozi bwo kuryumva neza, ariko njye ku bwanjye bitari against politiki ya leta, zishimira u Rwanda rufite abaturage miliyoni 30. Utuye hese nta soni ufite muri 90 na kangahe abantu bavugaga ko u Rwanda ari igihugu cyuzuye, ari ikirahure cyuzuye washyiraho undi munyarwanda umwe byameneka, hari miliyoni 7 zari zituye u Rwanda, ubu sise ko turi 14 tubaye iki nkaho ubona uzabyara nk'abangahe? Jewe bibiri personal bizajyana n'ubushobozi nzaba mfite, ariko nifuza abana benshi sinkubeshye. Hanyuma abandi buri kubabwira bajya kubyara, wowe wanje gutekereza ku bushobozi bwawe kugira ngo uzane abantu ku isi, noneho uri gushaka abandi. Ni ikibazo cy'uko isi itaba uko nyishaka, ubundi ntabwo abantu isi ibaye uko nyitekereza nyifuza, ntabwo nakabaye ngira impungenge zabo nzabyara, ariko kuri guhari ntabwo nzabyara abana bake. Turi mu Rwanda, imirongo turayizi ukuntu ikatwa, 27% niyo bavuga abantu bari munsi y'ubukene, ariko urebye abantu bari mu buzima buringaniye ushobora gusanga ngewe gira neza hari muri 27%, ariko nkaba ntatunga abantu 3 n'urugero, wenda ndi muri iyo mirongo. Kuki se ushaka gutunga abantu? None se ubwo abana nzababyara hanyuma bantunge cyangwa bitunge ku munsi wa mbere? Kuki se utaharanira ko igihugu cyacu kigera ku rwego bya bintu bihangayikisha ababyeyi bitabahangayikisha? Reka nkubaze, kwivuza ari ubuntu, kwivuza ari ubuntu, sibyo? Kwiga ari ubuntu, sibyo? Kwivuza ari ubuntu, kwiga ari ubuntu, kubaho nyine gukodesha inzu byoroheje hafi yo kuba ubuntu, kurya bikaba bihendutse, abantu bakajya bagasinda umunezero bakabyara kweli. Ikibazo cyaba kiri hehe? Ibyo bigerwaho kuko abantu babyaye. Erega ntabwo iyi formule y'abanyaburayi ntabwo twe yakora. Population ihagije ni ubutunzi. Ariko reka nguha amakuru, urayazi uzi ko u Rwanda aricyo gihugu ngo gifite ubucucike cyane cya kabiri muri Afurika ku isi, kiri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bifite ubucucike. Muri Afurika ni cya kabiri bifite ubucucike. Ubucucike dufite se n'ikibazo cy'abaturage benshi, ubucucike dufite n'ikibazo cy'abaturage benshi cyangwa n'ikibazo cy'imiturire? Wowe mbwira nta kibazo, wowe mbwira ikibazo cy'uburyo dutura. Ubucucike ntabwo babara, ubucucike bafata buso bw'igihugu, bagafata abantu bakagabanya, bakabona ko ku kilometero kare kimwe muri kilometero 26 na 330 kangahe abanyarwanda 500 na bipakira mu kilometero kare kimwe. Waza mu mujyi wa Kigali ho hatuwe na miliyoni hafi zirenga 2, wabara ugasanga baragira mu 1500 na ku kilometero kare kimwe. Ntabwo babara noneho uramutse ukuyemo n'imiturire, sibyo? Ugakuramo n'ibyanya bikomye, ugakuramo n'ibishanga, ugakuramo na pariki, ugakuramo nahubatse amazu yo gukorera amatara yo guturamo, wasanga ari abantu barenga 1700 ku kilometero kare kimwe. Ikibazo dufite ntabwo ari cyo kibazo, ni naho nyine abandi batuyoboye bari bifitiye ibibazo, bazaniraga nk'igihugu cyaruzuye. Ejo atazagira u Rwanda uwafata ikibazo cy'imiturire akacyitaho, twasigarana ubutaka bunini bwa production, cyangwa ndeke kuvuga kucyitaho kuko ndabizi ko ntabwo kimpangayikishije kurenza abatekerereza igihugu,
ahubwo akagikemura, kuko kugikemura nibo mbibwira nti ntabwo muragikemura, sibyo, akagikemura, twasagura ubutaka bunini. Nge rero njye ubikubwira nuko atari byiza ko tuganira abantu nyine n'abantu ibintu biri pasono cyane, ibyo byo kumubwira ngo kubyara nta tegeko rihari rizabimpanira, nta n'undi kubishishikariza, sibyo. Nye mfite ibyo nzi byafasha igihugu, none n'ibyo nge byamfasha ku giti cyanjye. Nge mbirivinga mu gihugu gifite abantu benshi kandi n'uburenganzira bwawe bw'uburenganzira. U Rwanda rero turacyafite abantu bake, buriya rwose ntabwo dufite size nini nk'iy'Ubuhinde, dufite size nini nk'iy'Ubushinwa, ariko none nk'ibi abo mu burengerazuba bw'isi birirwa bakanga abandi, simbona umunsi bazakubita hasi Ubuhinde, simbona umunsi bazakubita hasi Ubushinwa, nta n'umwe mbona. Muri Nigeria mbabona nk'abantu bagize abayobozi bari serious, bazaba ari igihugu gikaze, igihe cyose bazakangukira bakaba very serious. Iyi Congo, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umunsi yabaye serious, izaba ari igihugu gikaze, bitari amabuye y'agaciro, ahubwo population irimo labor, sibyo, irimo production factors, irimo market, irimo ibintu byose nyine. Labor ni factor ya production, irimo market, irimo ibintu byose rwose. Icyo cyo ngihagazeho gutyo, mbirivinga mu kubyara. Igituma mvuga ngo ahubwo abantu babyare responsibly nuko igihugu cyacu, ndi kuvuga abanyarwanda nibo mbwira ko byari responsibly. Hari uburyo igihugu, ibyo abanyarwanda, ibyo tugomba igihugu ntabwo twabigihaye bihagije, natwe ibyo cyakabaye kiduha ntabwo kibiduha bihagije. Rero bigatuma rimwe na rimwe umuntu yibara ku giti cye. Ibintu byawe birasaba ubundi ubumenyi kubyumva, gusa ni byiza kubivuga birumvikana, n'impamvu yawe defanda ndayumva, ariko nanone igikoma urusyo ukome ntabwo aho gutura mu Rwanda habuze, dutuye nabi. Kuko wavuze ibintu, umaze kuvuga ibintu bibiri mu rugero ruri gutanga, wahereye ku cyo kuba abantu kwirinda gushaka kubera ko hari ibibazo wabonyemo. Ntabwo njye navuze ngo babyirinde, navuze ko ntawe nabigiramo inama, ni ukwanga waza kumbwira ngo waranshutse. Nyine ntawe wabigiramo inama, ariko nkagira neza ko udashatse waburi muri inshuti ushobora kungira inama y'ahantu nashora imari. Nimba ngiye kukugisha inama ati ese nyakubaha musesenguzi, nshora imari muri YouTube, kambwa atahora ntabwo ahubwo utarayishoramo. Aha, now you get, urumva, now you get, nuvango uretse uzi impamvu, nuvango wanze kungira inama mu bintu byoroshye, kuko udashaka. YouTube ishingiye kuri wowe, nushora imari YouTube ishingiye kuri wowe, ariko urugo ntirushingiye kuri wowe. Ni umuntu w'imyaka 30 cyangwa 35, mutigeze mubana, mutiganye, mutakuranye, mudafite ikintu kindi muziranyeho uretse amarangamutima mwashoyemo, sibyo, byarangira mugahura mugiye kubana for the rest of your life, sibyo. Ugiye gutungurwa n'ibintu byinshi rero utaruzi, natungurwe n'ibindi. Nihazamo ingewe cyangwa nawe akaza nawe, hari igihe compatibility bura, ibibazo bikavuka. Nihazamo expectations, mwe expectingaga ibintu biriya zabuze, ibibazo bikavuka. Ariko ntekereza ko icyo uri gusobanura ubuzima muri rusange, bitandukanye na business. Icyo uri kuvuga n'ubuzima muri rusange, ubuzima habamo habamo ibintu bitari predictable byinshi. Ese bwana musesenguzi w'umunyamakuru, uzatinya kugenda ngo udasitara? Wagiye se wasitara, ntuze kunshinja ko ari njye wagupangiye urugendo. Uzatinya kuva mu rugo ngo nuko urira moto hari ibyago by'uko ushobora gukora accident, uziyanserikira ahantu wenyine, uri wenyine? Nge ndirinda nyine, nyumva neza, sinabujije abantu gukora urwo rugendo uvuga. Ndirinda uza gukora iyo manuka akambwira ati iyo bitaba wowe simba narakoze ruriya rugendo, sibyo. Ariko nk'ubu ngubu uje kumbwira uti nshinge YouTube ukaba utanze urugero, first intention ya mbere ni yawe, sibyo, nuko hari amakuru yibanze ufite. Nyoje kumbaza nk'umuntu birimo, sibyo, ngewe ndi bugusangiza amakuru yo kuvuga ngo algoritme ya YouTube ikora itya, sibyo. YouTube ikurekomendinga kuko bimeze gutya, YouTube igukubita strike kuko bimeze gutya, YouTube bayiba kuko byagenze gutya, iyo bayibye bayigarura kuko bimeze gutya, muri ubu buryo. Noneho wowe ibyo nutabikurikiza kakakubaho, nzakubwira nti ibibazo ni ibyawe. Ariko urugo, umugore naza akaguceka, ntabwo ibibazo ari ibyawe yagucetse, ntabwo ibibazo ari ibyawe. Wowe ushobora kuba watashye wasinze, oya wowe ushobora kuba hari ibyo nakubwiye wakurikije. Erega habaho ibikorwa byiza n'ibikorwa bibi, urumva. Ibi byo rwose sindi buhindura uko nabivuze. Icyo cyitwa kuvuga ngo nta muntu nagira inama uyu munsi ngo shaka.
ndabisubiramo ntawe nayigira. Uje kuyingisha niba uri umuvandimwe wanjye nakubwira nti ni akazi kawe, sibyo? Amahitamo nayo oya, amahitamo nayawe. Ndakwifuriza amahirwe nk'umuvandimwe, nuhirwa Imana izaguha umugisha. Nibyanga rero nta kibazo. Ariko ibyo uri kuvuga nibyo. Nose na YouTube dushobora kungiramo inama bikanga. Iyo nanagushinja amakosa byakunaniye. No mu rugo byakunanira. Rega ushobora gukora communication. N'ubundi nakugira inama yo gushaka bikakunanira. Ntabwo wazagaruka kundeba ngo umbwire ngo dore wangiriye inama birananira. Sibyo? Nakubwira nturi hwinini nyine byarakunaniye. Ariko hari igihe mu rugo biza abantu buriya batakubeshya, abantu bose ngo zananiye. Uretse avuga ati ni kanaka, nundavuga uzanshakire ku makesi ku bantu ba divorcinze. Uzasanga nka 90% uretse ashinja umuparteneri we kari wamunaniye. Cyetse umugabo umwe w'imfura twahuye. Hamwe ati naho umwana wa mabukwe aragerageza imyaka 10 yose. Ati shati baba we. Narumiwe niyo muntu wenyine twahuye arambwira ati ya mwana w'umukobwa atateye ubwoba sinzi. Ati gushobokana nanjye imyaka 10, ati nanjye kubana nanjye ubwanjye byaranze. Kwibana na ubwe. Kariyeri sowe nari ikibazo. Ati rero ati ndamwumva, ati n'imyaka 10 yanyihanganiye ni myinshi, ati ni nayo mpamvu nibishoboka byose nkibikora kandi tutakibana. Ariko abandi bakubwira ati ndarengana. None baza umuntu azambwira ati kiriya gisasu watumye mfata sha. Bitandukanye nibi. Ntizubu nkange YouTube yanjye ngiye yaguye. Mba nzi ikibazo aho kiri nyina kenshi bagishingiye kuri njye. Awundi kiba gishingiye kuri njye. Nimba ari umukozi wanjye uri gusiba, niba cyererwa, niba adasharinga, niba ari kumbaza no sense, niba rumbaza, niba ari gufata amashusho abonye iki, niba ari ngiye ufite ubunebwe muri iyo minsi, niba ndwaye ndabizi. Ariko ibaze noneho nayihaye nundi bamugani nawe jyaho twembe tugiye kubikoresha turi bangaye. Stili kibazo ibyo mfite uburyo nabikontorora, ariko urugo se wabikontorora. Ariko umuryango urimo byinshi ibyo uvuga mu ruhande rumwe birumvikana. Urimo byinshi cyane. Ariko ikintu tari bwemeranye nawe. Urimo sobukwe, urimo nyoko bukwe, urimo abavandimwe, urimo ibibazo n'ibisubizo miliyoni. Njya nk'urugero ku mwanditsi witwa Dale Carnegie wanditse igitabo How to Influence and Influence People. How to Win Friends and Influence People. Kirimo ibintu byinshi bitandukanye, nasobanura byinshi birambuye ku bijyanye n'imibanire y'abantu. Hari umurongo umwe uri muri icyo gitabo nkunda cyane yanditse ati once I did bad and that I had ever, twice I did good but that I had never. Iyo nkoze ikintu kibi kimwe ncyumva buri gihe, ariko iyo nkoze icyiza kikubye kabiri cya kindi sinshobora kucyumva. Yani uvuga ati abantu bareba amakosa gusa ntibareba ibyiza. Turi gusoundinga as if nyine ari sakirirego pourcentage yerekana ko imibare iri hejuru ya 50% ari ingo zibanye nabi kuruta izibanye neza. Kandi twe nawe turitangazamakuru, urugo rubanye neza ntabwo ruri bukora inkuru, ntabwo turi buvuge ngo runaka na runaka uyu munsi bwije batarwanye tujye kubyandikaho inkuru, ariko nibarwana tuzabyandikaho inkuru. Runaka na runaka baricanye biraba inkuru. Abamaze igihe cyose bataricana bataranatukana ntabwo biri inkuru. Babanye neza mu munyango w'urukundo ntabwo biri inkuru. Ingo zirimo amakimbirane nizo zimenyekana. Bigasa nkaho kubera ko abantu basigaye bamenya amakuru menshi, ibyiza bikorwa abantu ntabwo babivuga, ariko ibibi bikorwa bakirirwa babicuranga, bigatuma abantu bafata nkaho pourcentage y'ibyinshi bikorwa ari ibibi. Kandi ntekereza ko atari byo. Ntekereza ko hari ingo zibanye neza kandi zimaranye n'igihe. Ntekereza ko hari abagabo bafite indangagaciro na values zo kumenya akamaro k'umuryango n'urugo, bakawitaho umuryango ukabana neza, bafite ibitekerezo byo kwirenga, bakavuga bati reka dutekereze ku abana bacu n'uburere bazakura muri uyu muryango, kandi bazabikura kuko tubanye, tuzakomeza cycle y'ibibazo tukayiraga n'abana bacu. Ntekereza ko hari abagore bavuga bati njyewe indangagaciro zanjye nizi nizo kubaha umugabo kuri iki kigero no kumubasha hafi mu buryo bwose bushoboka, kuko niwe utekereza umuryango kandi adufasha no gutera imbere. Abo beza barahari, tukafata kuri statistique z'ababi kubera ko zo zivuga cyane. None se inkuru wowe n'uri umunyamakuru, iyo imbwa yari umuntu biba ari inkuru? Ntabwo biba ari inkuru. Iyo umuntu yari imbwa se ntibiba inkuru? Biba ari inkuru ya kasa. N'ibyo bintu biteye ubwoba biri hariya, basigaye bazirya buri munsi. N'ibyo bintu biteye ubwoba biri hariya byo bishobora gutuma udapfa kwasunikira umuntu, ejo atazagira depression, atazagira kwicuza akabigushyiraho. Icyo
icyo rwose mvuga ni ntikinaturira umwanya, ariko ikintu ndashaka ko kiturira umwanya ntabwo nticuza, kiranaremereye cyane, kuko narakivuze nk'urugero sinicuza. umuntu ugiye kubyara ashatse yabireka, kubera ko ashobora gutekereza ngo muri iyi si ngiye kuzanamo uno mwana hari byinshi byiza byo kuba, noneho kubera ko ari pesimiste avuga ati hari na bibi byo kuba, n'umwana ashobora kuba umutinganyi, ashaka umwana wanjye kuba umutinganyi, n'umwana ashobora kuba umujura, n'umwana ashobora kuba serial killer, kuko byose ni possibility. Urumva uno mwana ashobora kuba ibi gusa, avuga ati rero kubera ko hari possibility yuko umwana wanjye yaba ibintu bibi, reka mbyihorere. Ariko wibagije ko urengagije possibility yuko umwana yaba yivenkuye mu rugendo yasesengura, umwana yaba umukire ukomeye cyane, uwo mwana yaba perezida, uwo mwana yaba minisitiri, umwana yaba Elon Musk, umwana yaba Jeff Bezos, you get, ku buryo utekereza kuri hari indirimbo ya Bulldog nitayeho kubera mushite wawe mucambuzi yitwa Zera TV, yavuze ngo inda yabyaye umubikira yanabyara ikihebe, sibyo? Rero nta mpamvu yuko iza kuvamo ikihebe mbifitemo uruhare. Ibyarire nabo umubikira nzagufasha twishime, wibyarire nahinduka ikihebe nzaba mpari muri pole. Wowe ikibazo ufite nuko udashaka kuba parti tandurukaho, ariko umuryango wo urimo akaga. Nyemerera ngusomere kano gakuru mbwire reaction yawe. Hari Gatsibo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu yahoze ari Umutara, ni mu Mutara, yego. Kuri ubu ngubu hari umwarimu nshatse namuvuga n'amazina cyangwa nyereke uyavuge naho yigisha mu nkuru bayashyizemo. Ni umwarimu witwa Niyikora Yvette, yigisha muri groupe scolaire Muhura Taba mu karere ka Gatsibo. Yafashe inguzanyo mu mwarimu sako, avuga ati rero ahantu mfite nabona credit, tugomba kugira icyo dukora. Aya mafaranga yikoza mu gaciriro ka Gisozi n'ahandi hantu haba amakenkayori meza, n'ahandi hose zahohoza imicanga ziramena, yubaka inzu ayubakira umugabo we. Amaze kwiyubakira umugabo we icyo yakoze yahise arongora undi mugore. Ntabwo inkuru yarangiriye aho ngaho, kuko urumva ushobora kujya gutanga ikirego aho ariho hose baba bati ihangane rwose umugabo wawe yaraguhemukiye, ariko hari amafaranga twaguhaye ugomba kuyibuka, kuko nubwo umugabo ariwe wayirongoyemo undi mugore, niwe wafashe ku credit. Kuri ubu ngubu uyu mugore w'umwarimu ari kwishyura inguzanyo wenyine. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buravuga ko butari buzi iki kibazo, ariko nk'uko bisanzwe nka misa ya mbere bagiye kugikurikirana. Wenda iyi kese tureke kuyifataho nk'aho ari yo, ariko n'umwe mu gihumbi, hari benshi ibintu nk'ibyo bibaho. Urakoze cyane. Nibaga iki ni ikibazo gihari. Ibi bintu biba byaragenze bite kugira ngo umugore ihura na bimwe? Rega nakubwiye hano abantu bawe bakantera amabuye. Nabwiye abantu ngo abantu nibagabanye kujya mu rugo kubaka ingo bishingiye ku rukundo gusa. Benshi amahungabana bafite ashingiye kuri ibyo. Urukundo niba ruhe pourcentage, n'izindi analize bazihe pourcentage, indi mibare. Abantu nibagomba kuvuga ngo agiye kubaka urukundo ngo I love you tuwamaze, ibyo umukundira ejo nibishira se. Kuko abantu arakubwira ngo ndagukunda, ufite icyo umukundira. Kuki abantu ntibandastanding urukundo rw'ukuri? Ukunda umuntu by'ukuri nuko nta kintu ufite umukundira, sibyo? Abantu muri kamere turikunda, I love myself, then I invest myself muri wowe. None kuko njye mfite njye nyakuri nsanze nzwe nkunda, nkaba namwinvestinze muri wowe, mfite njyewe nje gukundira muri wowe, nta zindi considerations zinzagira, sibyo? Ariko ibyo nabyo ndavuga ngo ibyo byabaye biharuzi cyari kuba, abwo umugore yari kuba ari kurira, sibyo? Ko nari namwiza se sha cyamuhoye uri kumva? Iyaba urwo rukundo ndi kuvuga muri iyo vanjiri yankuye mu Rugeyive, iyaba ruhari, ntabwo yakaba ari kurira ngo yubakiye inzu umuntu. So noneho muri byo navuze ngo abantu bave mu rukundo gusa rubatwara ibihumyi, bashyiremo izindi considerations. Nafate nk'umuntu wabaze nabi nk'indi business, yakunze igihomora, anashobora kugihomora kiramusiga, cyangwa we yarazi ko ibyo abona ari ibintu byo bamubwira uko bimeze, uko bamubona baramuhinduka. Iyo biza kuba zangaje amazindi arizo abantu bitaho kurenza urukundo, umuntu yagutayiminga nawe yabara kavuga ati iki kigabo reka mbanze nkige neza,
nkigurije amafaranga cyanyishyura. Igituma ndi kucyita cyaha ni uko harimo akantu k'ubuhemu. Uri kumva, yaba akantu k'ubuhemu katarimo, mba ndi kuvuga uyu mugabo mugurije yanyishyura ubusanzwe, muri kamere ye harimo honetete. Ibyo ntabwo bikiri urukundo, twagiye muri analize. Ni umuntu ugira inyota y'ibiye n'ibitari ibye. Ese ubundi njye ntafite icyo muha yankunda? Ukabitekereza, ukabyaniriza, ukagenda gake, ukafuya, ugakora ubutasi. Urukundo rugomba kuzamo, mbere y'uko umuntu mubana, agomba kuzamo ubutasi bwinshi cyane. Niyo mpamvu abanyarwanda ba kera baturushaga ubwenge batandukanye natwe. Twe duhurira mu kabari, nashyiraho amusiteri ya 4 n'iya 5 n'iya 6, najya mvuga ngo agashoti, uti ye mwana agashoti, ubwo ni umugore nzarongora ejo, ukubita udushoti 6 n'amasigara 8, twagira mu rugo nkumva ndashaka ko yitwara nka mama. How comes? Ntibishoboka, sibyo? Uwo muntu mwamenyaniye mu dushoti 6, yanabanje amusiteri 8 n'umujyana mu buzima butari mu n'amasigara 8, wambara ijipo yataye ingana nk'iy'umukandara, udafite ubwoba bwo kuba afite ibindi abantu mutanyumva nabi ngo ndabajaginga. Hari ibintu umuntu agira nyuko uvuga uti bisi by'i Rwanda akariho karavugwa. Yego. Noneho kera aho ba papa na ba sogokuru n'abandi baturushirizaga ubwenge, bo batungaga imvugo ivuga ngo nta urambagiza umukobwa arambagiza nyina. Nta butasi uri kumvamo, burimo bukomeye cyane. Umuranga ukurambagiriza yarebaga imyitwarire y'umugore, uburyo ameze, ari imfura, ari Imana y'u Rwanda, akavuga ati ariko uyu muntu yabyaye umwana yakubaka. Reality yarahindutse. Umwana aramurera ryari? Kera umwana yirirwaga mu rugo iminsi yose, uyu munsi ari ku ishuri, arava ku ishuri, ari mu kabyiniro, arava mu kabyiniro, ari mu kabari, ari mu kazi, ari guhiga. Ibyo ntabwo bizi. Ntabwo iwanyu bagihari cyangwa baranga ngo babigushakire n'amakuru uza kwimenyera. We wabonye red flags za mbere, ntacyo zikubwiye, ukabirengaho. Uwo rero ntabwo nzi bamenyanye bate, byagenze gute, niyifate nk'umuntu washoye agahomba. Nagira amahirwe akabona ibimenyetso byerekana ko harimo ubwesikoro, ajye mu zindi nkiko bamukize igisambo. Ariko nibibura ntiyihebe ngo ajye kurira, abifate nyine cya kintu bababwiraga ngo yakurikiye urukundo gusa rutagishoboka, urukundo rwonyine. Relation izashobokamo urukundo rwonyine. Ariko hari abantu nabonye kuri comment bavuga bati bibaye 1:9. Bati bisanzwe ku bagabo. Abagore nibo bafata amafaranga bakinvestinga mu mukobwa, akamwishyurira kaminuza, akamushinjira business, bakumva ngo yarongowe n'undi. Bati rero bibaze kugaragara ko uburinganire bwaje. Ntabwo ari 1:10. Batakubeshya, hano hanze abakobwa baribwa amafaranga menshi. Baribwa amafaranga menshi? Yego. N'abahungu? Hari abahungu benshi hano mu Rwanda bimbwa, I'm sorry to say so, ibyo bivuga bimbwa mpuzamahanga, banafite amapeti. Yumva nta kintu na kimwe yakora, byose agomba kubivana ku mukobwa. Barahari bukora udusatsi, nabonye basigaye banadefiriza bamwe, bagashyiramo n'udukanta. Nyine ngo akagomba kugira ruku nziza. None abakobwa barushye n'aba diaspora. Umuntu aricara aha akaba akubwira ati ntegereje mu diaspora kubera iki? Hariya hanze ntibagira umwanya wo guta. Abantu arakora amasaha, akora nk'umutima, akava muri shift imwe akora amasaha 4, sibyo? Akajya no mu yindi akora nka2 cyangwa ngahe, ugabaye 6, cyangwa ugasanga afite shift 2 z'amasaha 4 cyane. Arabakora bakageza amasaha 18. Arabo tuvugana bakora amasaha 18. Uwo muntu ukora gutyo, hari ibihugu bahemba neza, ushobora gusanga ari naho bashobora kugeza ku $20 ku isaha. None hajemo overtime ho bamuhemba neza cyane. Overtime ugasanga hari naho igera kuri 25 ku isaha. Ubundi minimum wage nko muri Amerika ni $15 ku isaha. Ku isaha. None yo washyizemo overtime wogeze muri 25. Yego. Ukajya usanga uwo mwana w'umukobwa atuna igihaha n'umutima, akikorera nk'amadolari ye $125 cyangwa $150 ku munsi. Yamara kuyakorera $150 cyangwa $200 ku munsi, nawe arabaho bimuhenze, akiyima byose. Ntagura imodoka nziza nk'iyabandi. Hari umwana twiganye nimugoroba bo muri Amerika uzanyereka imodoka ngagiye kugura, iyo yari afite ngo arayirambiwe, ngagiye kugura kandi ngo yabonye ngo k'ibihumbi $65 by'idolari. Miliyoni 100. Yabimbwiraga nkumva namuhamagara nkavuga uyu mutima ubabaza ko ari umukozi w'Imana baretse kumushafuza. Kuyu muntu urumva ibyana biraha i Kigali bidafite ikintu bikora, bidafite n'inzozi namba uretse ngo kurya amafaranga, bagahurira ku mbuga nkoranyambaga, kirasa neza gutyo, akamweskoroka ejo akayarya. Umwana akazaza mu Rwanda akabona yariwe n'umugabo uri mariye,
uri kumva, cyangwa yariwe n'umusore uri aho utanamukunda utazanamukunda, hari n'abo bashipinga akamugezayo akagucika. Hari abandi bakobwa hano mu Rwanda bafite amafaranga ariko imyaka ikaba ibasiga, ya pressure ya sosiyete yacu. Umukobwa yageze 33, yageze 35, famiye abamo cyangwa hatuye cyangwa idini asengeramo bamubwiye ko kubyara adafite umugabo ari ibibazo, akeneye umwana, agahura na mucambuzi. Mucambuzi ni umuntu w'umugabo abantu batumva mutanzeho urugero, nuko ari we unyicaye imbere, akaza agatangira akakubwira ibintu biri aho, akemera akanabatizwa. Akavuga ati umugabo wabatijwe se arambwira mugurize miliyoni 10 mbyange, wabatijwe kubera nge, akava mu bakatolika akajya muri eyari. Oya da. Rero nuko abagabo ari twe turira mu Rwanda. Abakobwa hano utanze umurongo ngo baguhe ubuhamya bariwe amafaranga ari benshi cyane. Uyu niyo mpamvu nakubwiye ni umwe mu gihumbi cyangwa ibihumbi. Wabona ingero nyinshi. Ako abagabo nibo barebwa cyane. Ubuse mucambuzi ni nabo bayagira cyane. Rero ntabwo yango yatanze transport ntibaza. Bigize icyaha, simubeshye. Ibyo mucambu ushaka umwavoka. Bigize icyaha umukobwa kukubwira ngo araza kukureba ukamwoherereza itike ntaze, bigize icyaha. Ibyo mvuga nari birabizi. Bigize icyaha, wowe iri sufi yo kujya kumurega ubwambuzi bushukana, washaka kugasha ikibazo nuko ari biti vuga ngo ni make ngo mugiye kwiyunga. Ariko bigize icyaha uwo nataka yansubiza nayo. Yagusubiza yo ngaho. Ya nuko wenda urwo rwego narurenze, ariko nyiguhaye ntuzi ntazi wanyu kuyatora. Nari ndishya akababaro. Wansubiza message. Ntabwo byakoro. Rero uyu umubwire ngo Paul. Mubwire ngo Paul nimba afite ibimenyetso bindi ajye kuyagaruza. Urumva ajye mu nzego avuge ko yatekewe imitwe, cyangwa rero ukundi babiganira, niba ntabyo abimenye nka ari betting itaragenze neza. Byabaye draw ku munota wanyu. Byabaye draw muri bacishe iminota y'inyongera. Umunota y'inyongera bamwishe. Cyane umuryango wo bamubyinje zatunyuzamo tuganireho, kuko biba bibabaje nubwo tuba tuganira duseka, ariko tunabiganira neza bidasaba ariko biba birimo ikibazo. Hanyuma biragaragara ko rwose abanyarwanda turi kwitwara neza ku bijyanye no kubaka igihugu cyacu, batsora neza wubaka u Rwanda wifuza. Kuri ubu ngubu rwose umusoro uko wari utegerejwe wose waraje, noneho kubera ko abazi neza akamaro ko gusora, tunazi n'icyo umusoro umaze, tunarenza na bonus ya 1.3%. Ariko ubwo uri kumva umubare kuntu ungana, nuvuga ngo 1.3% ya miliyari 300. Amafaranga menshi cyane. Abara amafaranga menshi. Imisoro rwose urabona ko abanyarwanda basa nkaho babyumva. Kubyumva bimeze gute ibyijyanye n'umusoro? Uyu mubare wubonye arare yari yemeje gukusanya imisoro irenga 3,000. Reka nkubwire imibare uko yanditse exact, kuko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyakusanyije imisoro ingana na miliyari 379, yarenzeho 1.3% kuri miliyari 341 bari bateguye gukusanya. No kuvuga ngo bari biteguye gukusanya miliyari 341. Iyo ubonye umusoro nk'uyu wabonetse, reaction yawe bari iyihe mbere yuko tujyana mu busesenguzi? Reaction yanjye nundubwira hura no gusesengura, kandi ni amakuru buri munyarwanda azi, ntabwo binsaba kuza kubivugaho ibintu byinshi. Rwanda Revenue yarakangutse cyane ku kintu cyitwa tax evasion na tax avoidance. Abantu bakwepa umusoro, sibyo? N'abantu bawunyereza cyangwa se bakirinda kuwishyura, Rwanda Revenue bamereye nabi. Hano muri Kigali icyitwa mande y'abantu, ndakubwiza ukuri, hari n'igihe ushobora kuba wifitiye envelope irimo inyanya n'imbuto, umuntu wa Rwanda Revenue akakuba ati fungura turebemo, fungura. Ngewe ubushize byambayeho mu mujyi nagiye gukoresha computer. Muri Spanish bita computadora. Muri Spanish bita computadora. Nagiye gukoresha computer. None uko akunda uba wifitiye rush, ufite ibintu byawe ushaka gukora mu rugo, njya kuyifataho nari nagiye kuyikoresha. Umuntu wa Rwanda Revenue arampata. Mu mapantaro gutya cyane rwose yaramagaritse. Aranyibwira ati nkora muri Rwanda Revenue, kunzi kuba bari kugenda nagakujya impaka nyinshi. Ndavuga ni yego. Ati icyo ufite ni iki? Ndavuga ni computer. Turebe.
ndafungura ndamwereka, urayiguze? Sinabwa ni hoya nukuri kose, iyi ni computer nsanzwe nkoresha, urumva yari yapfuye nembe kuyikoresha, ati hoya urayiguze, nukuri ndarahira nshyiramo na sogokuruza. Amahirwe nagize haje mugenzi we ahita amubwira ati nimba usanzwe uyikoresha yifungure ujye mu mutwereke. Yambajije n'ibyo nkora, ndamubwira nsanga afite amakuru nyine ku ma application dukoresha, ndayifungura gutyo duhagararanye, ndamwereka nti dore ngiyi Adobe Audition, ngiyi Adobe Premiere, ngiyi Photoshop, ngibi n'ibindi atuke ngaho igendera. Ni ukuvuga ngo baba biyambariye gutyo civilian baraho. Hari n'ahandi bakubwira ngo usohotse ufite akamverope karaho bakagufata. Barakangutse cyane, nibwo buryo mbibonamo. Icyo ni kimwe, imisoro yanyereraga yaragabanyutse yaba icyo bagishyizemo. Wari kubona uti haso hanyereraga imisoro ingana gutya, none ubu twaburijemo ingana gutya. Hari ikindi, abanyarwanda bariyongera buri mwaka. Muri uko kwiyongera haba haniyongera abashoramari. Hari abantu benshi uyu munsi, umwaka ushize bari bafite akazi bakorera abakoresha runaka, uyu munsi bari kwikorera. Abo bantu uko byagenda kose nabo bari bwongera umusoro. Hari kompanyi zakuze kuko n'abantu bariyongereye. Bamwe nibadashora imari, ariko abandi abakonsomateri bariyongera. Izo zakuze nazo umusoro uri bwiyongere kuko isoko ryagutse. Noneho ushobora no kureba n'ibindi bintu byihariye, ama events yabaye ariki n'ibindi, hari impamvu nyinshi zatumye umusoro waba mwinshi. Nagiye kureba abona birashimishije kuba miliyari 7,000 uyu munsi u Rwanda ruri gukoresha. Harimo nka miliyari 5,000 tubona mu buryo buri direct zirava. Mining yagejeje 2, umusoro unesha mining yagejeje miliyari 2 z'amadolari. Hafi miliyari 2 z'amadolari. Ariko miliyari 2,000 z'amanyarwanda zirimo. Zirarenga. Umusoro nawo ubonekamo miliyari 3,000 z'amanyarwanda. Ubwo hahita none ujya kureba ngo muri tourisme n'utundi tuntu tubona vuba, ahubwo umwaka utahanizere ko tuza kugira miliyari 8, 8,000 nako 8 by'idolari. Oya miliyari 8,000 z'amanyarwanda, tugire wenda nka miliyari, kwanza miliyari 8 z'amadolari bishe. Ibintu bite bigenda neza cyane. Hanyuma utekereza birashimishije, ntabwo ari bibi rwose. Ubwo nacyo utekereza kuko abantu benshi bavuga ko rwose imisoro iri hejuru ku bijyanye n'uburyo imisoro. Koko n'abantu bakwiriye kugatekerezaho. Kubiboneka ni kimwe, n'akamaro ifite nacyo ni ikindi, ariko abavuga bati it is the way too heavy for us, bitewe n'uko dukora n'imikorere yacu. Ushobora gusanga dukorera Rwanda Revenue. Ngewe aho hantu mpageze hari amakuru ntafite ahagije. Banga abasoreshwa bato ni bangahe mu Rwanda, abanini ni bangahe? Iyo mpageze burya mpita njya mu marangamutima y'abasora bato. Ngo bitwa abasora ntabwo bitwa abasoreshwa. Kuko abasoreshwa umuntu uhagazwe hejuru. Ariko nabwo bazareke kubahagarara hejuru ndeba abasora. Abasora babishaka ze keretse mukuru wacu Sadate n'abandi bake. Ikumva nk'aba banini nka ba Sadate, abantu bimva nanamutangaho ingero cyane, n'umwe mu bakire mu Rwanda baciringana n'abantu basanzwe, banajya mu biganiro n'abanyamakuru n'iki, akanerekana ngo umusoro we nangahe, hari abandi batabivuga. Nk'aba banini bo rwose ntabwo njya mbitindaho, baba baninjije menshi. Njye mba mbona impuhwe zikwiriye kuba ku basoresha bato. Mucambuzi ntashinga akabotike k'ibihumbi 400, 500 ngo gasore nka 1,000,000. Mba mbona abajene bakiri bato hagati y'imyaka nka 18 kugera nko kuri 40. Ndeke kuvuga ngo urubyiruko, mvuze abantu bakiri bato. Ego. Aya ku 40 naho n'abantu babatangiye gutekereza retirement. Cyetse nk'umuntu ahubwo wenda ari nko kuvuga ngo yari umukozi wa leta arabisezeye aje kwikorera, kugira ngo abantu bajye baniga kureka akazi ka leta bakavemo hajyemo abandi, bakagira nk'izo exemptions, kajyemo abantu bari abashomeri nabo bagiye gushaka igishoro. Ariko nk'abajene bakiri bato bakagira uburyo baba exempted mu misoro imwe n'imwe. Abantu bari abakozi ba leta bavuyemo batirukanwe, bavuyemo ku bushake bwabo bagiye mu ishoramari, bakagira uburyo boroherezwa, byakongera abashoramari, noneho bagakura bagasoreshwa menshi bakuze. Aho nibyo mvuga, ariko ku bato ndabyemera ko umusoro rimwe na rimwe ubukazi. Ari umuntu ureba yakubwira ati ndagusora, akakubwira yasoze ukabona biteye impuhwe, kuko ku banini ntabwo impuhwe ziba nyinshi. Ariko se wenda ko dukunze gufata ibintu for granted,
ubwo uramutse woroheje akaboko ntushobora gusanga hari ibyo ubuze kandi ubishakira tubikenera mu hejuru, buryo bumwe ubishakira hejuru. Iyo ufite umutavu urawukama, nuko uba udafitemo amata. eh? Umutavu se uba ariko wakazeresha. bugukonsoma, sibyo? Iyo wa mutavu ukuze ukabangurira ukabyara, ntabwo ukama, ahubwo tugira impuhwe ngo kuri kukama se. Abo bantu ndi kuvugira ni abagikeneye kwitabwaho na leta, bakeneye incentives, bakeneye subsidies, bakeneye ibintu byinshi kugira ngo nabo bavemo abasora bafatika. Utekereza ko umuntu akwiriye guhabwa grace period ireshite ku kuba yemerewe atangiye gusora, bamuha igihe kingana gute? Iyo ni analize ishobora gushingira ku mibare, byaba byiza ikozwe n'abandi batari njye. Ishingiye ko nanone ubukungu bw'igihugu ntibube handicapped kubera ko ngo abantu batekereza gutya ngo banafite impuhwe n'iki n'iki, ariko birakwiriye kandi ntabwo byaba ari umwihariko wacu, n'ahandi birakorwa cyane. Yves, reka ngushimire cyane no kuri uratuganirije. wakoze cyane.